today's theme is the importance of the church of the universe. umumaro w'itorero cyangwa akamaro k'itorero. The importance of the church of the universe. Itorero rifite akahe kamaro ku isi? What's the importance of the church of the universe? Itorero rifite akahe kamaro mu gihugu? What's the importance of the church upon the nation? Itorero ni ikintu gikomeye. The church is a great thing. Reka dusome ijambo. Let us read the word. Twasome muri Matayo 6:9-10. Matthew chapter 6 verse 9 to 10. Dusome yihuse kugira ngo umurongo wa 9 hanyuma ubundi asigaye Matayo 6:umurongo wa 18 wonyine. Nuko musenge muvuga gutya: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi, ibyo ushaka bibaho mu isi nk'uko biba mu ijuru. nk'uko bibaho mu ijuru. Duhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, Imana ishimwe. duharire imyenda yacu nk'uko natwe tuyiharira abarimo imyenda yacu. Jya ku Matayo 6:18 wonyine. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Amen. Amen. Abakorinto ba kabiri ibice 5:20 2 Corinthians sobanura ijambo. chapter 5 verse 20. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Amen. dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Uyu munsi turaganira akamaro k'itorero mu isi. Today we shall talk about the importance of the church of the earth. Itorero ni ikintu gikomeye. The church is a great thing. Ijambo ry'Imana riratubwiye, The word of God has said, umutwe w'ijambo turimo tugenderaho, our today's theme, umumaro w'itorero ni uwuhe mu isi? what's the importance of the church upon the earth? Bishatse kuvuga iki? What does that mean? Iyo Imana irebye itorero, When God sees the church, igereranywa na ambasade. it represents it as an ambassador. Iyo ambasade And that ambassador ihagarariye igihugu cyo mu ijuru will stand for the heaven's nation ku isi. on the earth. Bishatse kuvuga iki? What does it mean? Iyo Imana ireba isi, When God sees the earth, irebera muri ambasade yawe. He sees it in His ambassador. Yarangiza And then, itanze amabwiriza, when He's giving the regulations, iha amabwiriza ambasade. He gives those regulations to His ambassador. Nk'uko igihugu As a nation, perezida iyo abwira ambasaderi we, when the president told his ambassador, amubwira ibijyanye n'ibyo mu gihugu, ibigiye gukorwa mu gihugu. they tell him what is related to what's going to be done in the nation. Kureba Because ambasaderi agomba gukurikiza, ntabwo akora ibye, our ambassador does not do on his own. ntabwo akora ibye. He does not do on his own.
As the earth is always organized. ntabwo isi ishobora kugira akajagari. The earth is organized. oya ntabwo bishoboka ngo itanga amakuru atandukanye babwira abakuru mwese. It does not do the different things to everyone. ijuru rigira hamwe bita protocol mu isi igira protocol. The heaven has protocol principles as the earth has its own principles. Today I have news as an amakuru y'akayamare news that my father kugira ngo uyu munsi yabwire today will tell me nzagira ngo mbabwire turaho umumaro that you are repentant kubera duhagarariye because we stand imana mwese. God of the earth. iyo mpamvu That's why twahawe ubushobozi given the authority imana ibwira petero told Peter imubwira ijambo rikomeye a strong word. iramubwira ngo petero Say Peter, yamubwira ijambo riremereye told him a strong word. imubwira ijambo rikomeye. Saying a strong word to Peter. iyo jambo yamubwiye That's what he said to Peter. yesu yari akora imirimo That must be akora imirimo ikomeye. must do mighty work. amaze gukora imirimo After doing his work, atangira kubaza abigishwa be started asking his disciples. arababwira ngo hanze banyitane What do they call me? They're outside. kubera babanye nawe Because they lived with him, ariko batamusobanukiwe. but they did recognize him. arangije ku ijambo And rikomeye he said a strong word. haba abahanuzi bamwe baratanye ngo bakita yeremiya umuhanuzi ukomeye, Some say they call you Jeremiah, a abandi great prophet. bakwita Eliya, Others call you abandi Elijah. bakwita Yohana. Others call you John. yesu yumva nta muntu umuzi, And Jesus well, no one knows him. ariko hari umugabo ufite ishyaka yitwa petero. And there was a man in the sea called Peter. icyo gihe yitwaga simoni. By the time he was Simon, simoni arahuta cyane, Simon was yari umugabo ufite ishyaka ryo mu nzu y'imana. sin of God's word. reka mbabwire torero, Let me tell you, church, imana ishyariye abagabo bafite ishyaka ryo mu nzu ya who wants the sin? imana ishyariye abagabo bafite ishyaka ryo mu nzu ya Who wants the sin of imana kuva cyari ikorana n'umuntu ufite ishyaka. since the ancient times? You want to iyo ufite ishyaka ukorana n'imana, have a sin, you want to be imana ntabwo ireba ubuzima bwawe That's not your life. kubera ari imana ihindura. God who changes. imana ibwira simoni amaze kuvuga ijambo ngo uri kristo umwana w'imana, After Simon said that you're Christ, the Son of God, imuha ijambo rikomeye ryahinduye ubuzima bwe mu kanya gato. he gave him a mighty word that changed his life for a little short time. ndashaka ngo mbabwire imana ivuze ubuzima bwawe buhinduka mu kanya gato. I want to tell you when God says your life changes, ubuzima bwe buhinduka nk'uko umuntu apfa mu kanya gato mwari mwicaranye. human's life changes as if someone dies when you're bituma sitting imana ihindura together. amateka yacu akabiri. And that's when Christ changes our ancient signs into another new thing. ubu njya kubabwira nka ambasaderi uhagarariye imana mu isi. I came to tell you as an ambassador who stands for God in dufite the imana earth. igendera ku mahame, We have God in principles. dufite imana igendera ku mahame nayo akomeye, We have God who has his own kandi principles. dufite imana ikomeye. And we have a mighty God. reka mbabwire Let me tell you, mpagaze hano ntabwo ubutumwa bwanjye, my good news is that ubutumwa ndimo mvuga ni ubwa papa wanjye, the gift of my Father kugira ngo mubwire itorero, that I told the church, kugira ngo mubabwire, I tell it to you, kugira ngo mbabwire iyo mesaje. tell you that message, torero, church, uyu mugabo this man, yesu aramubwira anezerewe, Jesus told him gladly. aramubwira ngo uyu munsi He said, from now, uhindura izina, I've changed. uhindura izina, I'll change your name. izina rya yesu. Jesus' name. imana ihindura izina ryawe, Your name. imana ihindura amateka yawe, imana igira icyo ihindura ku buzima bwawe, kubera imana ihindura, ari imana ihindura amateka. God changes. imana irahindura, God changes history. imana irahindura. He changes. aravuga ngo mwise petero, Say from now you're Peter. aravuga muri iryo jambo kandi mwubatse itorero ryanjye ku
on the whole earth. kuko ni Imana yahereye itorero. Because that's when God started the church. Hanyuma kuko Imana yari yamushimye. And because God has pleased with him, Hakurikije intumwa zitandukanye. he stood many disciples came on from him. Ijambo twasomye mu Bakorinto ba kabiri. Now we have read in the 2 Corinthians Ibice byaho 5:20. chapter 5 verse 20. Ngo niyo mpamvu turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. That's why we are ambassadors on behalf of Turi Christ. intumwa twaratumwe. It means we are disciples who are sent Tubwire abantu. to tell people, Tubabwire amakuru. to tell them the news, Tubabwire ibyo Data ashaka ko mukora. tell them the will of God, Tubabwire ibyo Data yifuza ku buzima bwawe. tell them his desires upon your life. Kubera natwe bose yadutumye. Because he sent us Bose yavuze ntawagira gute. when Ntawapinga. Ntawabikora mu gukora. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Umumaro w'itorero. the importance of the church. Harimo ibintu byinshi. There are different things. Nihuse icyambere. The first thing, Ndaza kuvuga ibintu bitatu. I'll talk three of them. Icyambere. The Umumaro first, wa mbere. the first importance, Imana ireba itorero. when God sees the church, Bavuga umumaro w'itorero. the importance of the church, Itorero ubundi mwanya rero nk'igitabo. a church Cyangwa ivuriro. is like a hospital. Ni ahantu umuntu aza agakira indwara n'ibindi bibazo bitandukanye. It's where someone gets healed. Dukorere Yesu amashyi. Praise the Lord. Itorero The church, ni ivuriro. it is a hospital. Itorero ni ivuriro. The church is a hospital. Rivura indwara. It heals diseases, Indwara zananiranye. the uncured diseases, Indwara zo mu mitima. the inside diseases, Indwara zo mu mwuka. the spiritual diseases, Karande zananiranye. the ancestors that could Iyo not be twinjiye born. mu itorero, We come to the church, Yesu atubona nk'abana. Jesus sees us as his son. Kandi igihe cyose umwana iyo aririye umubyeyi, And anytime when you're praying to your umubyeyi wumva umwana. a parent heals to the son. Ndagira ngo mbabwire, I want to tell you, Imana yavuze muri uyu mwaka, God has said in this mu year, bintu Imana izakora, the thing that is going izakiza indwara. to heal Uyu munsi nazaniye ijambo, when the word hari indwara nyinshi abantu barwaye, that are going to be healed. ariko iyi Mana dukorera, The God that you serve, iyi Mana ikiza indwara, the God that heals, iyi Mana ikora operasiyo the zitandukanye, God that operates in various ways, igukiza indwara zawe zose, is going to heal your diseases. igukiza indwara zawe zose, May he heal your all diseases. igukize ibibazo byawe byose. May he heal all your struggles. Itorero, umumaro w'itorero ry'abagore, rikira indwara. Let me tell you, we get healed over diseases. Abantu bafite indwara, People have several diseases. abantu bafite indwara nyinshi, People are sick indwara zo kutizera, sick of that faith. iyo nayo ni indwara, That's a disease too. kuko ijambo rivuga ngo utizera ntanezeza Imana. Because the one that those is not faith, Iyo ni indwara mbi. that is a worse disease. Imana ikavuga ikintu ku buzima bwawe, God says something upon your life, ariko ugatangira ukareba hirya ku ruhande, and then you start looking aside, ukavuga ngo bizacaye. and you say, where will it pass? Ntabwo ikibazo twebwe ariko ducira Imana The inzira. problem we don't give God where to pass. Imana ikiza indwara, And that he heals diseases. Imana ishobora byose. Those who can do everything.
26. avuga ngo arababwira ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ugakora ibitunganye mu maso yayo ukumvira amategeko yayo ukitondera ibyo yategetse byose nta ndwara zaguteza muzo nateje Abanyegiputa kuko ari jye Uwiteka ugukiza indwara. There's a condition that if you have a zeal, of listening for your Lord, these things work. The second thing, the importance of the church on the earth. Praise God. In the church, that's where we learn from. We get different knowledge from the church. In the church, we learn different things. Let us read in Job 28 verse 28. maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. The one that said that God, or the importance of the church on the earth, the church gives wisdom and understanding. The church gives wisdom. Because what an ambassador says, it's not his own. The Father gives us news. When he gives us teachings, we also give them as it is. The one says the fear of the Lord is wisdom. Departing from evil is understanding. The first wisdom is departing from evil. The first wisdom is living. The first wisdom is letting sin and what looks like sin. The church it has obligations to tell such people who are like us. That's a great importance of teaching people. When you study here, we tell you what our Father wants and what He does not want. And then people depart from evil things. And then they depart from evil. And people depart from foolishness. And they depart from hatred. They depart from what God does not desire. It's our obligations to learn. It's our obligations to learn in our homes. Our obligation to learn wherever we are in the church of God. Our obligations to where we walk from saying the good news. When you're saying the good news, you're telling everyone who is here. When God blessed you from either in a business, you should say His gospel. Whatever you see
bamenyeshwe n'itore ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Amen. Dukomere Yesu arashimishije. Thousands to the Lord. Iri ni jambo risobanutse ryumvikana. This is an understanding word. Abatwara n'abafite ubushobozi, The intent and those who are unfolding, mugomba kumenyesha ihame ry'itegeko. they should know these principles, Mukabwiriza abantu. should preach people. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Si inshingano zanyu bayobozi. Isn't it your Ni inshingano zacu twese. It's our regulations. Ngaho dukomereza abashimishije. Thousands to the Lord. Icya gatatu. The third, Itorero the church, ni ikigo it is a school gitorezwamo ingabo z'Uwiteka. where the soldiers of Christ are being trained from. Imana ihabwe. Amen. Itorero The church, ni ikigo it is a school gitorezwamo ingabo z'Uwiteka. that trains the soldiers of Christ. Iyo turi mu itorero When you're in the church, tuba turi abatozwa we are the trainees. You are being trained, ndetse tuba turi n'ingabo and we are the soldiers ziteguye who are getting ready to kugira ngo turwane intambara yose, start fighting any battle, intambara yose yagera imbere yawe. any battle that might come upon you. Nk'umusirikare watoje urugamba A soldier who was trained on this battle, kugira ngo uhagarare mu mwanya. so that you might stand. Imana nikureba God sees you. ivuga ko ufite ingabo. Said that I have a soldier. Ese uri ingabo z'Uwiteka? Are you praise soldier? Imana ihabwe. Turi ingabo. We are soldiers. Turi ingabo z'Uwiteka. We are praise soldiers. Turi ingabo. We are soldiers. Iyo tumaze gukira indwara tukiga, After our diseases are healed and then we learn, duhinduka ingabo. we become soldiers. Ingabo zatojwe Trained soldiers. kugira ngo dukore umurimo wa Papa. So that they might work our Father's ministry. Mu bigira Imana igukorera. Listen to what God does. Abefeso gatandatu Ephesians chapter 6, umurongo w'icumi kugeza kuri cumi n'umunani. verse 10 to 18. Ihute se. Abefeso gatandatu umurongo w'icumi kugeza cumi n'umunani. Tukabagamba ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu mwami Ibisigaye ukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe ayiwe data we, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, n'uburiganya bwa Satani bwose. kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, Ntabwo dukirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima, n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Nuko rero mutware intwaro Yego, z'Imana nuko rero mutware intwaro z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose kandi nimurangize rwose mubashe guhagarara mudatsinzwe, mubashe guhagarara mudatsinzwe, muhagarare mushikamye, muhagarare mushikamye. mukenyeye ukuri, Umva ukuri, mukeneye ukuri, mwambaye gukiranuka mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, n'icyuma gikingira igituza, twese inkweto mwambaye inkweto n'ubutumwa, arizo butumwa bwiza yego bw'amahoro bw'amahoro bufite kuza, bubiteguza, kandi ikigeretse kuri ibyo byose, kuri byose kandi ikigeretse kuri ibi byose mutware kwizera nk'ingabo, mutware kwizera kose nk'ingabo, nk'ingabo, ariko muzabasha kuzimisha imyambi ariko yose muzabasha kuzimisha imyambi y'abantu. yaka umuriro. Yego, Mwakire agakiza mwakira agakiza k'ingofero, k'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka, mwakira inkota y'umwuka, iryo jambo ry'Imana, ariyo jambo ry'Imana. musengeshe Uwiteka Musengeshe Uwiteka mu buryo bwose bwo gusenga mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, no kwinginga, kandi kubw'ibyo kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabirane bose. Amen. ukamera Yesu. Gakomera Yesu amashyi menshi cyane. Let's clap for the Lord.
For sure we are soldiers. turi abasirikare We are soldiers. tugomba guhesha data icyubahiro That we should manifest on God. imana ihabwa icyubahiro Amen. ndafashije ndafashije n'ubwo bw'imana ndafashijwe cyane iyo ntekereje ko ndi umusirikare wa yesu When I think that I'm Christ's soldier, iyo ngenda mu muhanda ndavuga nti dayimoni ntabwo wakumuriya reka mfite yanjye reka nkubwire niba uri umusirikare wa papa niba umutima wawe let me tell you, if you're a soldier, your heart confesses it. erega isi itwereka uko ijuru rimeze The earth should show us what the heaven looks like. niba umupolisi ahagarara mu muhanda nshuti yawe naho waba tugarira akamuhagarara If a policeman can stand on the road and then command you to stand, hari abantu rero baba bataramenye n'amategeko rimwe na rimwe and some people are not aware of the commandments, reka mbe wenda ashobora kuba yasinze cyangwa uzi abandi bazimu maybe a drunkard, they have other evil spirits, umupolisi akamuhagarara ukisanga agahita ugenda and then a police says stand, and then you keep moving. ujye umenya ko uvogereye igihugu You have violated the nation's iyo rules. ufashe uriya mupolisi uba uteje agaciro igihugu cyawe If you did not obey such person, you're violating the rules of a nation. ntumenye imbaraga zigutwara aho ziturutse You don't know the power that is driving you where it came from. kuko uriya mupolisi ntabwo ari uyishyira Because such a person is not the one who placed him on that place. afite uwakorera He's working on the behalf of someone. natwe niko bimeze The same way it is to us. iyo uhagaze mu mahame y'imana neza If you're studying in the principles of God diligently, ugakiranuka mu by'imana neza then you be right diligently. ntabwo rero mpagaze imbere y'inyanyu I say in front of you, ikintu ukoze mu cyo kiba gikoze mu ijuru ry'uwiteka anything that is going to disturb you will be disturbing in the eyes of the Lord. nimureke duhagarare mu mwanya Let us stand in our position twisobanukirwe kumenya akamaro k'itorero and we feel the importance of the church in the earth. tumenye akamaro k'itorero mu gihugu And we know the importance of the church tumenye akamaro in the k'itorero nation. mu ntara We know the importance of the church in the provinces, in the districts, ndetse no mu states, bihugu and in the villages. rero itorero ntabwo ari ikigo And the church, this is not a church, the building is not a church. itorero niba bamenye amahame ya kristo A church is someone who knew the principles of aho Christ. hano mu muhanda wasenga Even though you're being the road when you can pray. ukambura ikiganza imana ikakumva And then you raise up your hand and God will listen to your voice. kubera itorero riba muri wowe Because the church is in you. ni wowe imbere It's in you inside. ariko kuba ujya gukura mu ujya guterana kwera And because God said you should gather and have holy gatherings, tugahura we should come and gather. bishatse ko uri ahantu hose wavuga ubutumwa It means that you can say the gospel wherever you are. uri ahantu hose ntabwo umuntu yakwangiza ikintu kiravuga ngo ntabwo bindeba Wherever you are, if someone is destroying something, you should take action instead of saying it's not my concern. ntabwo imana reka mbabwire iki kintu Let me tell you this. uri umubyeyi You're a parent, umwana agusabye biswi and you tell asking for cyangwa a ubunyobwa mu ntoki ze afite umwana and in her heart she's dirty. dogita umudogiteri rwose waha umwana ibyo kurya mu ntoki ze hano Would you give that child the meat when his hands are dirty? nk'uko utabikora umuntu imana yahaye ubwenge As you cannot do that when God gave you wisdom, imana niyo ishobora gukora ikosa and God cannot do a fault imana niyo yigisha kuvuga and give you the blessings that you're talking about igishyira mu biganza byanyu and put it to their clean hands. ikintu cya mbere imana ibanza The first thing that God do, ihumanura umuntu He cleanses a person ikamuharira and then washes you ikamukura mu mwanda and then He take you away